Ibihe TV show. Oh yes, ngo ikaze rero ukomeje gukurikira channel y'Ibihe TV show. Uyu ni wa mwanya tukugezaho inkuru ziba ziri update hirya no hino ziba zagiye zibica bigacika. Uyu ni umwanya tukugezaho inkuru weho uba ukeneye kumenya niyo makuru meza uba ukeneye kubona iki nicyo gihe. Yes, ndagushimira rero weho wakanze subscribe kandi nkubwira ngo utarayikanda reka ngushishikarize kuyikanda kugira ngo utazacikanwa n'ibyiza bigiye kujya bica hano. Ikiganiro menya niba time nikikagucike ni buri munsi buri mugoroba uzajya ubona ikiganiro kivuga ku bintu byinshi utagiye umenya, haba ku mayobera ari mu isi, mu mayobera ari mu bintu bigiye ubona ku isi utazi, ibyo byose tuzatubigusobanurira. Abakiri ba mbere ku isi ndetse n'abastari, amakuru ya showbiz ndetse n'amakuru y'imikino, ibintu byose biba kuri ino si tuzatubikugezaho kandi tubikumenyeshe. Kugira ngo rero udacikanwa n'ibi bintu kanda subscribe ni kuri ako kajambo gatukura. Channel ni Ibihe TV show, njye Nsabimana Jean Bosco nkaba ngiye kukugezaho inkuru itangaje ya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Musanzwe mwumva amakuru menshi y'ibituburano, aya makuru yo ni original. Amakuru cyane ku Ibihe TV show ni amakuru ari oje. Nguhaye ikaze cyane rero, icara wumva utekanye ubundi nanjye nkuvire imuzi n'imuzingo mugezeho amakuru atandukanye. Bamwita Kiramani Empire. Kiramani Empire, nk'uko muri kubibona ku ifoto ni Kiramani Empire ndetse n'umukobwa bakunze kwita Nyambo, hakiyongeraho undi muntu washimishije abantu batari bakeya cyane muri uyu mwaka wa 2023, akaba azwi ku izina rya Dr Nsabi. Dr Nsabi cyangwa se Dogiteri Nsabi, uyu munsi niwe tugarukanye ndetse na Kiramani. Kiramani akaba ari boss wa Dr Nsabi. Yes, rero ndacyari wa wundi, reka nkomeze aya makuru nyakugezaho cyane. Dr Nsabi asigaye akinira kuri channel ya Kiramani Empire. Nimba utarabona komedi z'uyu mugabo nagushishikariza kuzireba wowe ukeneye ibyishimo, kuko ndakeka ntago ari ubwa mbere umubonye. Kiramani Empire yabanje gukorana na ba Nyagiso ndetse abanza gukorana na ba Patino, agenda akinira ku macano atandukanye. Nyuma y'igihe kirekire rero aza kubona yuko nawe ubwe akwiriye kuba yabyaza umusaruro impano ye binyuze ku rukuta rwa YouTube. Abantu benshi basigaye banitabira cyane kuri uru rubuga rwa YouTube. Abantu benshi bakaba bazi yuko uru rubuga rwa YouTube rushobora kuba ruhemba amafaranga atari makeya cyane ku bantu rwahiriye. Uyu Kiramani rero yaje kuba yabibyaza umusaruro ubwo yatangiraga gukora komedi zigiye zitandukanye, maze rero aza kwegera undi musore nawe bita Dr Nsabi. Ntago Nsabi yatangiye akinira kuri iyi channel ya Kiramani Empire, ahubwo Dr Nsabi yari afite izindi channel yakiniragaho. Nyuma rero yuko Kiramani yicaye agashaka uburyo yabyaza umusaruro urubuga rwe rwa YouTube, yaje gusanga uyu mwana Nsabi ashobora kumufasha muri urwo rugendo, ndetse aza kumusangana impano nziza cyane. Bibona yuko iyi mpano zabo zombi zishobora kuba zabageza ku bintu bigiye bitandukanye kandi bikabageza ahantu heza hatandukanye. Nuko rero Dr Nsabi yegerwa na Kiramani amusaba ko bahuriza hamwe impano zabo bagakina komedi, maze Nsabi atangira gufatisha gutyo. Batangiye bakina komedi aho uyu Nsabi yari umumotari aturutse muri za Musanze yerekeza i Kigali, abura amafaranga yo kwishyura. Iyo niyo komedi abantu batangiye kumenyeraho uyu Dr Nsabi, maze aragenda afatisha imitima y'abantu batari bakeya cyane ndetse aza gukundwa cyane. Nuko Dr Nsabi nyuma y'ibyo ngibyo yo kumubonamo impano idasanzwe, yatumiwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye cyane bimubaza ku mpano ye, ndetse Nsabi bidashidikanywaho aza kwemezwa n'itorero Indamutsa risanzwe rikora imikino cyangwa se icyo twakwita guhugura cyangwa se sinema yo mu buryo bwa audio. Iri itorero Indamutsa rero ritugezaho theater zigiye zitandukanye cyangwa se ikinamico mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda, ryegereye uyu Dogiteri Nsabi. Bamusaba ko ashobora kujya akina muri theater zigiye zitandukanye. Nuko Dr Nsabi asinyana kontara n'itorero Indamutsa, kontara y'igihe kinini cyane, maze atangira kumvikana, ijwi rye ritangira kumvikana mu matiyatere. Si ibyo gusa,
Dogiteri Nsabi yatangiye kugenda yamamariza ibigo bimwe bigiye bitandukanye mu gihe gitoya cyane yagaragaje impano ye byatangiye kumuzamura cyane ndetse kandi ubona yuko hari aho ari kuva ndetse n'aho agiye kugera. Yaje rero kuba yajya mu itorero Indamutsa kandi naho arabikora biraryoha. Bisa nkaho rero uyu mwana afite impano karemano kandi impano igenda. Nsabi bamubajije ibijyanye no kuba yatereta umukobwa cyangwa se umukobwa akunda, yabigize ibanga cyane yuko nyuma ya komedi yari amaze kuba yasurana na Kiramani Empire, berekana yuko Dogiteri Nsabi yari yagiye kugura indaya abitinya cyane. Mu maso ye ya Nsabi bikaba bigaragaza yuko ashobora kuba ari umuntu ugira isoni mu buzima busanzwe. Iki rero kikaba aricyo cyatumye bamubaza iki kibazo cy'uko ashobora kuba afite umukunzi. Yikirije neza cyane ko afite umukunzi ariko kumutangaza biba ikibazo. Bivuga yuko ibintu bye rero bishobora kuba biri private cyane cyangwa se bishobora kuba ari ibanga cyane ku buryo buri wese atapfa kumenya amakuru ye. Uyu mwaka wa 2023 uyu Dogiteri Nsabi niwe muhanzi cyangwa se umuhanzi mu bijyanye na komedi cyangwa se umuhanzi mu bijyanye n'urwenya, niwe uri ku mwanya wa mbere mu banyarwenya dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko uwo bita Nyagiso ndetse n'uwo bita Patino bari bamaze ku mwanya wa mbere igihe kitari gitoya barabuze undi wabasimbura. Rero uyu Dogiteri Nsabi yaje avunira mu mavi ndetse Dogiteri Nsabi aza ahita afata n'uwo mwanya wari warabuze nyirawo. Ubu ngubu akaba ari we mukomediya wa mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se akaba ari umwe mu banyarwenya ba mbere bayoboye hano mu gukundwa n'abantu batari bakeya. Ntabwo ibyo ndi kuko byandika kubeshya. Nujya kuri Instagram ukandikamo Dogiteri Nsabi official uraza kubona abantu benshi bamukurikirana cyane bitewe n'ibintu aba agenda akora bigiye bitandukanye. Ibi bimuha abafana benshi ndetse bikaba bimuha n'amafaranga menshi cyane. Rero Dogiteri Nsabi bamubajije ikijyanye n'icyo yaba atekereza, bavuga yuko uyu Dogiteri Nsabi ashobora kuba avuga ururimi rw'urukiga nk'uko abantu bakunze kuba babyita abantu b'intangaha, bavuga yuko ari rwo rurimi akunda kuba yavuga. Bamubajije rero ahantu yifuza kuba yatura hano kuri iyi si yacu, avuga yuko baramubaza ati ese ari ugukomeza gutura mu gace k'iwanyu wari utuyemo ndetse no kuza gutura hano mu mujyi wa Kigali, ni hehe hantu wumva yuko wahitamo gutura? Yasubije neza cyane avuga ko we ubuzima bwe bwite kuva kera akiri umwana yifuzaga kuba yatura mu mujyi wa Kigali. Rero ubu ngubu aramutse abonye amahirwe nk'aya ngaya, aya mahirwe atayapfusha ubusa yo gutura hano mu mujyi wa Kigali, akaba aricyo kintu yifuza ndetse ngo ibyo bikaba bimutera gukora cyane kugira ngo azabashe gutura muri uyu mujyi wa Kigali. Ni Dogiteri Nsabi rero. Izindi komedi zabo bagenda bakina si ibyo gusa. Uyu Kiramani amaze kubona yuko komedi z'uyu musore zikunzwe cyane kandi zimuhesha amafaranga atari make, yaje gutekereza uburyo ki yakora filime y'uruhererekane ndetse iyi ngiyi yari yitezwe yuko ishobora kuzamuha amafaranga menshi cyane birenze uko izi komedi zamuhaga amafaranga. Nuko batangira gushutinga filime ndetse bayita My Heart nayo rero yakunzwe n'abantu batari bakeya, ariko ibyo byose bishingiye kuri uyu musore bita Dogiteri Nsabi. My Heart rero yaje kuba yakorwa ndetse iranakinwa, itangira gusohoka, nayo irakundwa nubwo wenda itakunzwe mu buryo nk'ubwo bari biteze, ariko nayo ni filime yaje kuba yakundwa. Uyu mwana w'umusore rero aracyari umusore nk'uko muri kubibona, ariko we umubonye akenshi ugira ni umuntu mukuru, ariko ni umusore ukiri mutoya. Ubu ngubu rero akaba avugwa yuko agiye kubaka inzu y'igitangaza cyane mu mujyi wa Kigali ndetse afite gahunda yo kuba yanashaka umugore mu gihe kizaza, akaba ngo ateganya kwerekana agashya, akaba avuga ko azakora ubukwe budasanzwe. Murakoze, mugire umunsi mwiza.